yahagarariye birahagaze. Ku munsi we nugera nahagera bazasoma ya yindi aho izagarukira ubwo ntizaharenga nabwo igitabo kizahita kibumba bivuga ngo imirimo ye irarangiye. Nawe ahita amanuka. Ahangaha niwe Yesu yambwiye ngo ninze mbabwire ngo bamenye ko imirimo cyangwa tumenye ko imirimo ya nyuma ari izahishe ya mbere agaciro. Ahangaha arambwira ngo ninze mbwire abayobozi, abakristo, abadiyakoni ntibazagira umuntu bongera gusonera ku murimo w'Imana. Bajye bakora iki? Hari ukuntu nk'umuntu agera mu zabukuru bakaba bamusonera ati we ntuzongere gukora wenda urashaje. Ati ibyo wapi? Yesu yarambwiye rero ngo ntihazagira umuntu wongera gusonera. None se tuvuge umusone yageze aho hagati aracyabura nk'imirimo 100 cyangwa 50 kandi byashobokaga ko yayikora. Kandi birashoboka ko yayikora. Ntiyakora nk'uko yakoraga mbere ariko birashoboka ko yakora. Kuko n'ubundi harebwa nyine n'umutima w'urukundo byakoramo. Noneho turamusoneye aragiye ariyicariye. Nagera kuri Yorodani n'ubundi nawe azashyiraho ya yindi yaragezeho, nageramo hagati bavuge ngo imirimo ye irarangiye. Yesu arambwiye ngo nitubareke bagende uko imbaraga zabo zingana. Birashoboka ko nko mu kidiyakoni hari igihe baba bavuga bati kwakira abashyitsi ni 5,000 umuntu ni 1,000, muri korali bakavuga ati wenda kugura ibyuma ubuntu ni 50,000, nyamara uyu mukecuru ntiyayabona. N'uyu mwana baririmbana ntiyayabona. Ariko kuko babaretse ngo bagende uko imbaraga zabo zingana, no kubanga uyu mukecuru azi ko agomba gukomeza agashyiraho kuko iyanyuma ni izahishe ya mbere agaciro. Mbere yatangaga 50 ku byuma kuko yafite, agatanga 10 kuko yafite, ubu ntayo, ariko azi ko agomba gukomeza agakora. Birashoboka ko twapanga buri muntu wese azatanga 10,000 ku byuma we ntayabone, ariko akagira amahirwe agasurwa n'umuzukuru we akamusigira n'amafaranga 500 kuko azi ko nagira icyo akora kuri bya byuma cyangwa kwakira abashyitsi arabashyizeho ingazi ya 500 ashobora kuyazana. Yesu arambwiye ngo uko azayazana kose azayakira uko ari niko yayibona, ariko ntibamusonere ngo ahagarare burundu. Ashobora kutabona nayo 500 akabona 100 bazayafata uko ayazanye, ariko bamureka agenda uko imbaraga ze zingana. Birashoboka ko wenda baba bari kwakira abashyitsi nayo 500 n'iryo 100 ntaribona, ariko akashobora gutwara litiro y'amazi cyangwa se akavuga ati wenda umwuzukuru yanzaniye ibitunguru kandi bari bukoresha ibitunguru agafatamo igitunguru kimwe akakijyana. Birashoboka ko n'ibyo atanabibona akaba yashobora gusoroma n'imishogoro nk'ubu ibishyimbo biriho akayijyana. Bamureke agenda uko imbaraga ze zingana. Ashobora kutagira icyo ashobora gutwara akagenda akabati ndakuburaho batekeye, ndakubura mu rusengero, akagira akantu na gatakora. Iyo bagiye mu ijuru, iyo bagiye gukora raporo y'abantu bakoze kwakira abashyitsi, ntago bareba batanze inyama ngo abakubuye cyangwa bogeje amasafuriya babakurire ma, ahubwo umurimo wose wakozwe mu rukundo muri uko kwakira abashyitsi wose urabarwa kandi bakavivurira nyirawo biterwa nuko yawukoranye umutima urukundo rwose. No kubareka rero bakagenda uko imbaraga zabo zingana. Usomye muri Luka niho Yesu yabigaragaje neza. Muri Luka ibice 21 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 4 niho ngo yinjiye mu rusengero asanga barimo bari gutura, bazana igiturisho batangira gutura. Noneho habonekamo abantu bagiye batanga menshi, abayafite barayazana, bafite wenda n'amadolari n'urugero, abafite za 5 barazizana, ariko habonekamo n'umupfakazi wari umukene wari ufite isenge 2. Noneho ngo abandi baratura, na wa mupfakazi w'umukene ajyana za senge 2 azishyira mu giturisho. Birashoboka ko wenda waturishaga yaba yarayagaye kuko yabonye ari make. Ariko Yesu nk'umwami w'abami ngo arahaguruka afata ijambo arababwira ngo ndababwiza ukuri ko uyu mupfakazi w'umukene ari we utsindishirijwe. Abandi batanze ku byabasagutse, ariko uyu mupfakazi w'umukene yazanye utwo yaratezeho amakiriro. Nukubango niwe watsindishirijwe. Noneho nge nkabaza abagenzi banjye nkababaza ni none bakristo bene data, Yesu Kristo amaze kumenya ko uyu mupfakazi w'umukene yazanye ibyo yaratezeho amakiriro, wenda nitwo yari burarire ariko yatuzanye. Haraho musoma yavuze ngo nibabimusubize kuko ari twe yari burarire cyangwa yaradutezeho amakiriro. Yavuze ko ari utsindishirijwe. Ntibazagira umuntu rero bongera gusonera ku murimo w'Imana, bajye babareka bagenda uko imbaraga zabo zingana. Aho ngaho arangije arambwira ati
ugenda umariza abakristo mumaze kumenya ko kuri Yorodani nta kintu cyanyura gihetse ikindi, mumaze kumenya ko n'umugore uhageze atwite abanza akabyara agasiga uruhinja ku nkombe, mumaze kumenya ko buri wese kwambuka Yorodani azahanyura ku giti cye, tuvuge urabona ko nkanjye mu rugo ninjye wari ubanje njye mugore naragiye shyiraho iyanjye imirimo irankurikira, n'umugabo wanjye nahagera azashyiraho iye imukurikira, n'abana guhera ku mfura kugeza ku muhererezi buri wese azajya agenda ashyiraho iye inamukurikira gutyo gutyo. Arambwira ati mumaze kumenya ibyo none ukamenya ko nta mubyeyi uzambutsa umwana umugabo utazambutsa nta kintu cyo gutega gihari wenda ngo uzategera abawe, none ko mufite abana bazi gukora kandi babatijwe, ko mutabigisha gukora imirimo yo gukiranuka, mutekereza ko kuri Yorodani bazahambuka bate? Niba wari ufite mu nda utamwambutsa, wari uhetse mu mugongo ukaba utazamujyana, ko nta kintu kiranyura gihetse ikindi, aba bana banyu ko mutabigisha gukora imirimo yo gukiranuka, mutekereza ko kuri Yorodani bazahambuka bate? kandi bo ari n'abazima, urumva n'uwo mu nda ntabwo byemera, none abazima ntimuri kubigisha. Kuri Yorodani bazahambuka bate? Isi azahagera niyo yagira myinshi y'indengakamere, azahagera yitambikeho yigendere na nyina, nuko n'umwana ubwo ni buri mwana ku giti cye. Mbese ni nka bya bindi bavuga ngo ubugingo bw'umuntu ni ikinege. Ubwo Yesu arambwira ati ningende mbabwire iri tangazo, ngo ninze mbabwire ngo mumenye ko ijuru si iry'abagabo n'abagore, ijuru si iry'ababyeyi n'abana babo, ijuru ntabwo ari iry'imiryango, ijuru ni iry'abakiranutsi, ijuru ni iry'abakoze neza. Amen. Ndasubiramo. Yesu yarambwiye ngo ninze mbazanira itangazo rivuga ngo mumenye ko ijuru si iry'abagabo n'abagore, ijuru si iry'ababyeyi n'abana babo, ijuru ntabwo ari iry'imiryango, ijuru ni iry'abakiranutsi, ijuru ni iry'abakoze neza. Mu ijuru nta umuntu ufitemo icya burundu ngo azashyiraho abazungu. Umuntu ni ku giti cye ariho yageze avuga amagambo dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Luka ibice 17 umurongo wa 34, aravuga ngo ndababwiza ukuri ko muri iryo joro ababiri bazaba baryamye ku buriri bumwe, umwe azajyanwa undi asigare, abazaba bari ku rusyo rumwe bari gusya, umwe azajyanwa undi asigare, abazaba bari mu murima umwe bari guhinga, umwe azajyanwa undi asigare. Kuko si iry'abagabo n'abagore, si iry'ababyeyi n'abana babo, ntabwo ijoro ari iry'imiryango, ijoro ni iry'abakiranutsi. Nta n'ikimenyane cyabaho, ntacyo, nta cya burundu kibamo ngo hazajyaho abazungura. Yego. Yesu arangije kumbwira ibyo rero arambwira ngo garuka ku nkombe nkwigisha ibindi. Hari ubwo njya ngera kuri icyo cyigisho, mu kugaruka yenda abantu bakambaza ati ese wagarutse ute? Urabona mba ndi kwigendera mu rusengero bisanzwe, bakambaza nyuma bati ko twabonye wigarukira bisanzwe. Nanjye nari ngiye kukubaza, urumva waragiye barazinga, none wagarutse ute se? Kugaruka rero kuko ngiye nari ngiye kwiga za ngazi Yesu wambwiye ngo ningaruke, ni nawe wazigaruye, n'ubundi zirongera zirirambura uko zagiyeho, zisubira muri cya gitabo, nanjye nzigarukiraho nzazisanga nsubiyeyo. Naragarutse rero uko zinazigendeyeho ni nako nagarutse. Yego. Ngarutse ngeze ku nkombe, arambwira ati ndashaka kugusobanurira iby'iriya mirimo yanduye. Iyi mirimo ishya ni iyihe? Imeze ite? Iyi mirimo yanduye rero ni imirimo yose dukora dusigana. Imirimo yose dukora dusigana izashya kuri Yorodani, nta kizatumarira. Yego. Indi mirimo yanduye ni imirimo imeze ite? Ni imirimo dukora twivovota. Hari ukuntu wenda dushobora kujya mu gikorwa runaka ariko tukagenda turi kwitonganya, iyo nayo izashya. Indi mirimo ishya ni iyihe? Ni imirimo yose dukora turi gutinya abayobozi ba hano ku isi. Ukumva wenda baravuze ati mu giterane tugomba kugerayo twese abaririmbyi. Mu ruhande rumwe ukumva ntiwajyayo, ariko mu rundi ati reka njyeyo perezida sinazamukira, ngo reka njyeyo umushumba sinazamukira, reka nkore ibi umushumba sinamukira. Ibi byose dukora dutinya abayobozi ba hano ku isi byose bizashya. Cyangwa turi umuntu ubone ngo kuvuga sino gutinya, ahubwo ukayikorera ku jisho, ukayikora ngo kubera ko umuyobozi abivuze ahari, donc atari ukuvuga ngo uyikoze kuko ugomba kuyikora kandi uyikoranye umutima w'urukundo. Iyo nayo izahiramo hari
bihariye, nko kuyikora ku gahato, iyo nayo irashya. Yesu rero arambwira ngo nitujya gukora imirimo tujye twibuka ko abo bayobozi tubana nabo imbere ya ntebe bazahagarara, nabo bazibarizwa ibyabo. twe gutinya amaso yabo, ahubwo ntidutinye ijisho ry'Uwiteka waduhamagaye. Ikintu cyose ugikore utinya Imana, niyo mirimo izakwambutsa Yorodani. Iyo mirimo niyo kwambutsa Yorodani iyo wayikoze utinya ijisho ry'Imana. Se Imana urambona ute? Se ko ndi kubikora aho sinacumuye, ukabanza ukanasengera n'uwo murimo ugiye gukora, niwe ujya kuri Yorodani kandi ukabasha kukwambutsa. Yego. Hanyuma naho byagarukiye? Oya, ntago araho. Biracyakomeza. Yesu arambwira ati rero reka nkubwire ikindi kintu kimbabaza. Ntese ni iki? Arambwira ngo nagirire inama abantu banjye ngo bashake icyubahiro cyo mu ijuru, aho gushaka icyubahiro cyo mu ijuru bari gushaka icyubahiro cyo mu isi. Genda ubambwirire ngo mumenye ko icyubahiro cyo mu ijuru cyo mu isi ari umwenda w'umutirano. Icyubahiro cyo mu isi burya ni umwenda w'umutirano. Ese Yesu Kristo yatugiriye inama yo gushaka icyubahiro cyo mu ijuru gute? Iyo dusomye mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo ibice 25 duhereye ku murongo wa 31, niho dusanga ukuntu twashaka icyubahiro cyo mu ijuru. Hari amagambo avuga ngo ubwo umwana w'umuntu azaza zanye n'abamarayika be bose, azicara ku ntebe y'ubwiza bwe, ngo amahanga yose azakoranyirizwa imbere ye. Azatangira arobanure nk'uko umwungeri arobanura intama mu ihene, ngo bamwe bazajya iburyo bwe abandi bazajya ibumoso. Ngo azabwira abari iburyo bwe ngo nimuze abo data yahaye umugisha, mwicare mu bwami bwabatunganyirijwe kuva isi yaremwa. Kuko nari ndwaye muza konsura, nari nshonje murangaburira, nari umushyitsi murancumbikira, nari mfite inyota mumpa icyo kunywa, nari nambaye ubusa muranyambika. Ngo abakiranutsi bazamubaza ati mwami twabigukoreye ryari? Twahuriye hehe? Twakubonye ryari uri umushyitsi, uri mu nzu y'imbohe? Ibintu nk'ibyo. Noneho ngo nawe ngo azabasubiza ngo cya gihe mwabikoreraga ba bandi batoya bari hanyuma y'abandi boroheje, ninjye mwabikoreraga. N'abandi nabo batabikoze bazaza bisobanure bavuga ati ni ryari twakubonye ntitwabikora. Bityo ngo azababwira ati cyagiye mutabikoreraga abo bahoheje, ninjye mutabikoreye. Bivuga iki? Bivuga ngo cyagiye ucumbikiye umuntu buryo uba wakiriye Yesu, wa wundi uri hanyuma y'abandi utabikoreye ngo azakwishyure, aho bikoreye kuguriza Yesu. Ya bya bindi ukoreye impumyi, abantu bari hanyuma y'abandi, babandi batishoboye, burya niko gushaka icyubahiro cyo mu ijuru nkuko tugiye tubibona. Noneho rero twebwe twarabihinduye, aho gushaka icyo cyubahiro cyo mu ijuru turi gushaka icyo mu isi. Aho kugira ngo ufashe imfubyi, ufashe umupfakazi, ufashe impumyi, ufashe iki, ndi kumva ngewe ubwanjye wenda nakubaka inzu mu kagari bakamenya ko ari yanjye, ku murenge ama etaje bajya bavuga ngo harani kwa runaka, ibiki imodoka nzishyire ku isi mbone ko nyine nagize amafaranga ngende nyafite, ariko nta gushaka icyubahiro cyo mu ijuru. Yesu arambwira ati genda ubambwirire ngo mumenye ko icyo cyubahiro cyo mu isi ari umwenda w'umutirano. Anyereka rero umugabo wagize icyubahiro cyo mu isi. Yarize agira amakaminuza, ariga araminuza, agira ubutunzi bwa hano mu isi, agira amadepo baracuruzaga, agira ibyo kurya byinshi, agira inka mu bikuyu, ndetse n'abana be baza kugira amahirwe baratsinda bajya kwiga mu bigo byo hanze. Noneho ariko umugore we akaba umuntu wasengaga. Noneho mu gusenga kwe uko yagendaga ajya mu materaniro ahura n'abantu navuga ni nk'abasazi nkatwe, barimo bari kugenda bavuga imirimo yo gukiranuka, bavuga ibyiza byo gusenga. Noneho ahura n'abari kwigisha ku cyacumi, bavuga ati ku buryo utanze icyacumi bufunguje konte mu gihugu cyo mu ijuru. Umugore yumva arafashijwe, kandi yumva yajya kubifashisha n'umugabo we, kubera ko yagiraga akazi kenshi ntiyabonaga ko aza mu masengesho. Arataha amugatira umugabo wanjye no kuri gukora, ariko hari amakuru mashya nungutse.
ati nka yahe ati nungutse ko natwe twagiye gusenga tugira ibihe byiza tubona n'umushyitsi aratwigisha atubwira ko iyo umuntu atanze imigabane ya 1/10